nshito yaso umwambere kenzo kuzibira ushumba buriya nari umusirimu abantu bazi ko nari umusirimu nyine wabo ndi bazi iti pasiteri wabo banizi babenzozi bacinjine muntu wapajya pamwamba ariko igihe kira kwigisha yakomeje kuba inshuti yawe munanizonde munapitiriza najya mureba nkakose nenzo bayangana nungane niwe bambwira cyangwa yubambira abana wumva mwamina yariyo ati wavuyeyo bantu banebuga tuwacoka gusa turapfuye birahari wapfa ndamubwira rero buriya mu bagabo batagira ubwoba ninavuga ati nimve manda abagabo bagufi ntabwo bakunda kugira ubwoba Imana ishimwe twihutanye ku murongo wa karindwi pastor hari ikintu Imana ije kugukorera kuri kintu cya miragoro gusebenzera mu nagiye kubona mbona imodoka iparitse imbere yawe ninzo naona kusogoro kwa motoka ijuru Imana yambwira ngo mubwire ngo Imana ije kuguha imodoka Imana igiye kukwagura amarira nawe wari ufite yaragabanutse reka twese tuzamura ibiganza dusuhuzanye ndabashuhuje n'izina rya Yesu nitwa pasiteri Harerimana Emmanuel uyu munsi Imana ishimye ko turi bubane muri aya materaniro bahaye ntacyo za madamu famili yanjye yambwiye ngo basuhuze hanyuma no ku itorero Ushunge bari babizi ko nza hano nabo bambaye ntacyo bari ngo basuhuze mu izina rya Yesu ayo mezi atatu rero nayamaze nta kintu nkora nta kazi mfite nta shopu nta nemba ariko turya tuguwe neza Imana ishimwe cyane n'amafaranga y'inzu nabyo ndaribuza akayazana ibyo ntabwo nabyibagirwa bose nzaba ngiye kurira indege nzabahamagara tujye tunywe hari abantu nzashimira Yesu ashimwe cyane buriya ikintu nabonye ku mushumba wanyu abantu benshi iyo mukoranye umurimo w'Imana mugatandukana muhita kuba abanzi uhaciye akajya gutera ibyobo ariko buriya nyabwira abakozi b'Imana nababwira ngo narize ngeze hano muri Zambia mushumba baranyigishije igihe nakubwiraga ati ntabwo bigikunze ko tugikorana umurimo ntabwo yanyaze yakomeje kuba inshuti yawe najya mureba nkakose niwe bambwira cyangwa ati wavuyeyo turapfuye birahari ndamubwira rero buriya mu bagabo batagira ubwoba abagabo bagufi ntabwo bakunda kugira ubwoba ubwo n'abadamu bagufi ngira ngo ahari niko bimeze tuzamura ibiganza tugire duke ndamubwira ngo nta cyaha nakoze nawe ntacyo yakoze ariko ngo bibaye ngombwa mushumba Imana iguha umugisha muhamagaye nijoro aranyibanga bati porofeti umuhanuzi arampamagaye igihe cyose namwiyambaza mu bakozi b'Imana tujya duhura n'abanya bose yababwira ngo hari umukozi w'Imana ukiranuka mushumba Imana iguha umugisha abantu bakuvuga batakuzi kandi bitwa ngo n'abapasiteri bitwa ngo abakozi b'Imana bikabananira Imana yarwanya intambara zikomeye irimo iradukoresha ibitangaza kandi n'uyu munsi iradukoresha ibitangaza haleluya ugukorera Imana uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo inyungu zo gukorera Imana abantu benshi bazi ko gukorera Imana nta nyungu zibana ariko mu gukorera Imana harimo inyungu zikomeye cyane
cyane. Working for God muri profit money. Abantu benshi bazi yuko bidafatika ariko birafatika. Bambi babona ko nasibigwirika kuba bigwirika. Aho tuvuye naho tugeze tuhageze kubera gukorera Imana. Hari byinshi byari gutuma uyu munsi tutari mu murimo w'Imana. Ariko ndashimira Imana ko Imana ikiduhagazeho kandi duhagarike. Tugire wa mutima bari muri Kristo Yesu. Kandi twizere Imana. Imana tuyiringire izakora imirimo n'ibitangaza. Narimo shima Imana ko Imana yabanye natwe. Ndashimira Imana nari maze imyaka 4 mu muhanda. Curuza mu muhanda. Imyaka hafi 5. Curuza mu muhanda muri city market mu Kirodi hari. Hari umugabo umwe wahasanze aranyitegereza tuziranye nzi mu gihugu. Arareba yubika amaso ararira. Aravuga ati bishoboka gute? Ndamubwira ngo umugabo n'uwigire yatigeze arapfa. Arambwira ngo si ibintu warabishoboye nk'umuntu twari tuzi nk'umusirimu. Kwati unakuwa ni sanjito yaso umwambeleke nzoko zibiri. Shumba ura nari umusirimu. Abantu bazi ko nari umusirimu nyine wabo ndi bazi. Ariko igihe kira kwigisha. Sinzi nimba nawe igihe kikwigisha. Uyu munsi ushobora ndagira amabwire ngo iyo uri mu buzima bubi ubuzima bwiza burakubwira ngo humura turimo turaguhamagara. Iyo uri mu buzima bwiza ujya witonda ubuzima bubi buba burimo burakureba uzavuga ngo niwitwara nabi tuzakwigisha tuvuge ngo amen. Uyu munsi niba ujya ugahanga ujya umenya ngo igihe cyo kurya ntuhage kirahari kiragutegeka. Uyu munsi niba ufite ibitenge 20 ukaza mu rusengero ugasengera mu rusengero imyaka 5 nta muntu n'umwe urambika uzamenye ngo igihe cyo kwambara ubusa kiragutegeka. Iteganyirize mu gihe kiri imbere. Yewe mu gihe iteganyirize sunga kangono ejo bundi nari nabwira abapasiteri babiri mazonenzo z'amapastors n'abarimu bagera muri 4 n'amateachers barifo ndababwira ngo igihe cyose mutaramenya gukorera Imana icyo ari cyo. I told them when you don't know how to wait for God, ahantu muzagera nowhere you are going, muzahora buri munsi uzasankara mungo zizinguruka cyane. uturanye n'abantu mu gipangu muri n'abantu mu geti narigishijwe hari ahantu ntuye ninapunzira muranye n'umuntu umwe mu gipangu. I'm never with someone. Nagiye kubona umuntu atetse imboga atetse umutsima ninaona apika nsima mbona ntabwo batetse imboga sinapike ndiyo sinaikeko nzero. Noneho undi munsi nabwo mbona batetse umutsima ntibateka imboga. One day food ninaona put the number 2. Ndavuga se aba bantu imboga baziteka ryari? Ninakambananga ndiyo bamapikira ko nimba zaraye se ntibigezeho zishyushya maze katizabona sibafundisha umutima urangiye. ninamvera mutima numva umutima urangiye ninadaniza nti umwana asohotse ndamubaza ariko mwatetse imboga ati ntazo twatetse mwapika ndiyo ataweteze tabia nsima yekaekatenzeri benzi. Amarira yaramfashe numvaniza gahe ninamvera misozi zachoka nahise sohoka mu nzu njya mu mujyi ninachoka naenda mutaoni ndagenda muri inkoko 2 ninakura. madamu yarambwiye igihe kimwe madamu ananiuza one day arambwira ngo ariko pasa ananiuza tiba pasta niki waba warakoze gituma turi muri ubu buzima? Nichani chamene munachita chikareze tikari mu life yaso. Ndamubwira ngo ndacyakiranuka ntacyo. Ninamuza ati nikari nisakira kuti nitembenuke. Imana yaravuze ngo ngiye kujya ku ishuri.
Murungwana kambazi naenda kuskuru. Ngira ngo ni ishuri nyine ngomba kwiga bisanzwe. Nadhani za skuru bazani barika uniform. Ariko nasanze nje muri Zambia ari ishuri. Ninapeza kuti nabwera mu Zambia kuti nifunze. Muretse ko nirisanzwe naragize. Na skuru ya sara nafunze. Ejo bundi mu kwa mbere ku itariki 13 naragraduatinze. On Monday I was graduating. Narimo mpabwa diplome ya theology hano muri Zambia. I was being given a diploma. Ntabwo ngewe nkora ikintu kimwe ibintu byose ndagerageza. Hari umugabo umwe yabwiye kugeza aravuga ati uriya mugabo nta bwenge afite. Muzipapa wina anamuza muzagada uje mwamuna denze. Ufite ubwenge nduzuye burakora. Ufite ibikomere by'ubuzima. Ufite ibikomere by'urugo. Ufite ibikomere ko ntacyo ufite. Ufite ibikomere y'uko umugabo ntawuhari. Ufite ibikomere y'uko uyu munsi uri umukene. Ndagira mubwire ngo hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Igishoro cya mbere ni uko ugihumeka. Nacuruje ibihumbi 12 kuri bonani. Ninaguriza 12,000 on New Year. Nacuruje nshyira mu gakapu. Nenzopanga mu kabati. Mbona karuzuye. Ninatagwazana. Shaka ishashi nsinda. Nataka plastic futi na mbufaka. Naje. Pabrena kwa uza. Yeze mu nzu. Penda Fundo yishashi Debora abonye amafaranga ati ntabwo bishoboka. Ninasema plastic. Ati ngiye gufenta ati aramanuka ati yose ni ayacu. Ati ndarama yose ni yacu. Ayo nacuruje umunsi. Iyo ndarama nayigurisa wande. N'iki Imana idashoboye. Nicyari yabatisha umuriro. Yesu sengo bati Yohani sengo bati. Umwuka wera Yohana yabatizaga. Yohani sengo bati kubatiza. Wera basobanura bavuga ngo ndababatirisha. Ariko inyuma yanjye hari umuntu ugiye azababatirisha umwuka n'umuriro. Umwuka wera azaza kuri Yesu yazaba agikandagiye ku isi. Ubuzima buzahinduka kuko umwuka wera azaba yamanutse. Nashimira Imana mbonye korari mbona barimo bararirimba mu mbaraga z'umwuka n'umuriro. Ababyeyi bahagurutse mbona hari izindi mpinduka. Turi guhimbaza mbona hari izindi mpinduka. Ibyo nibyo Yesu nibyo Yohana yahavugaga muri ibyo nta mwuka wera uri hano twasohoka dufite. Duteranya amateraniro nta mwuka wera uri hano twagenda. Ariko Yohana aravuga ngo hari umwami ugiye. Aravuga ngo uwo mwami azabatisha umwuka n'umuriro. Aravuga ngo hari impinduka izaboneka. Yesu ahantu yageze mbese urumva uhamanya n'Imana. Mfite ikibazo gikomeye. Mfite ubwoba bwinshi yuko igihe Yesu azaba agarutse azabwira abantu bamwe bazaba ngo mwami twahimbazaga mu izina ryawe, mwami twahanuraga mu izina ryawe, warikanaga ngo nimwumve imbere ntabwo twigeze tubabwira, wahimbaza ku bw'inda yawe, warajyaga gushima Imana ubeshye. Intego ntabwo nayivuyeho. Hari inyungu mu gukorera Imana. Hari inyungu mu gukorera Imana. Imirimo izaguherekeza. Igihe kiraje kandi kirasa. Ni umwami udahinduka. Ariko ijambo ryavuze ngo nidusihanganira. Efuremu uriya mugabo yarambabaje. Yari umukobwa afite igituza. Ari umusore kweli. Babagore bashaka abagabo bafite ibituza n'abakobwa yari yujuje ibisabwa. Ariko uyu munsi ari Kingwere. Byararangiye. Hanga amaso kuri Kristo.
Pereka maisha yako kwa Yesu Kristo. Ongera wakire Yesu muri wowe. Once again pokerera Yesu. Ongera wibaze ngo iri bigushuka ni igihe. Sifunze futi. Imana ishimwe. Twihutire ku murongo wa karindwi. Tutamane tukepa verse 7. Pastor hari ikintu Imana ije kugukorera. Kuri kintu cya mbere agora gusebenzera mu. Nagiye kubona imodoka iparitse imbere yawe. Ninzo naona kusogoro kwa motoka. Ijuru Imana yabwira ngo mubwire ngo Imana ije kuguha imodoka. Imana igiye kukwagura. Amen. Amarira nawe wari ufite yaragabanutse. Reka gutambika bya positirete. Osa yenda so yendani stress ninjira. Imana hari amateka yawe igiye guhindura. Kuri life yako mungamira kumuchinja. Imana irashaka guhindura amateka yawe. Ambaye Mungu akuna kuchinjira. Ariko jyamo neza. Haramo kwino mu life yangu. Jyamo hagati neza uje muri life. Muri murungu kwino. Korera Imana mu gihe ngiki, korera Imana mu gihe. Sebenzera murungu muri no time. Imana iramushaka cyane. Ambaye Mungu akuna mani. Widefia wita ku ruhande. Osa yenda so uroso bati yenda so. Wimwe ngo ntamuzandeba ntamuzandeba. Jyamo neza ujye mutakiza neza. Imana igiye kumuteraho inyama. Mama, Imana igiye kuguteraho inyama wowe. Ugiye kubyibuha ku buryo uzajya uvuga ngo ese byagenze gute. Imana igiye kuguhemba, igiye kukwagurira imbago, uzajya utwita utamenya n'ukuntu batwise kubera guseka nyine bizajya bitakijyana. Imana igiye kuguhumurisha ku buryo kandi ikindi hari impano z'Imana zimanukiye ku buzima bw'Imana ishaka kukuganiriza. Impano zawe Imana irashaka ko zizamuka mu buryo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. ese uyu mukozi w'Imana Imana imuhumurisha. Icyigisho nazanye yantangaje mbonye azanye ameza mu rusengero. Amavuta, amafaranga no kwaguka n'ibindi nijoro bizamwakira. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bari bagiye kugutwara wowe, hari abantu bari bagiye kugutwara bakakuvana muri rusengero, ariko ntuzava ahangaha. Ntuzava ahangaha, hari ikintu Imana ishaka kuzagukorera. Abantu bose bakavuga ngo tubonye Imana. Ukorera Imana haba mu mvura haba ku zuba, hari ikintu Imana ishaka kuzagukorera. Abantu bakavuga ngo tubonye Imana ya Elohim. Muzavuza impundu, abagabo muhimbaza Imana. Imana ifashe nanjye nzabe kandi ndabona ahari muzana yandikire kuri WhatsApp. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu Imana igiye kubwiriza abantu, guhanurira abantu bakizwa, ubuzima buhinduke, Imana ihindura amateka. Imana ishimwe cyane. Muzamure abantu mufite ikintu mukora. Muzamure turebe abantu mufite ikintu mukora. Hanyuma mwebwe bimeze bite? Ijambo uko rivuze ngo mwanyinye kimwe mu icumi ndetse n'amaturo. Abantu benshi bajya bibeshya bakavuga ngo icya cumi abapasiteri bakunda kukivuga, bakunda no kuvuga amaturo cyane n'ibyo bibatunze. Mu myaka 5 maze ntabazo ni icya cumi.
niletere nyenzo sudi wanachani. Ubwo niba mutarakizanye mu rusengero mushumba yabatunzwe n'iki? Ati simunakirete mu cyecimishi ankara. Ntabwo abashumba batunzwe n'icyacu. Mabose bezamuru gusibasungwa. Ahubwo ni ikintu Imana yo yavuze. Ikintu cyane mu Rwanda ka. Yaravuze ngo nimubizanire kuko ari ibyanyu. Nilete kifungwa nivanga. Diane Imana igiye kukwagura. Amen. Hamwe muzabazanye paritse. Basanje ukarete bavuna bavuna. Ndamusengera mu izina rya Yesu. Abantu bapawurengeze bagurira bimuka bagenda bamwe bagenda mu gihe ukiri hano kuko nawe gahunda ni yayinda. Yesu azamusana mu nzu y'Imana. Basanje ukarete bavuna bavuna. Ndamusengera mu izina rya Yesu. Amen. Aze muri uru rusengero buri ku cyumweru ajya aza gutera. Amen. Buri musimu, buri mbaraga, buri mwuka, niba ari uturuka itumba, niba ari uturuka hehe, ingoma ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Ajya aza mu nzu y'Imana. Ntabwo turimo turakina hano. Sinabone gusomera pano ya. Ibi natuye kandi muzabibona. Ivi bamene nakamo. Ariko nawe mu gitondo cy'umupepesa muhekeya. Ndabikora pasi. Ariko akana kigira nabi. Niwe umugore yarashikamye arababaza ingamba. Ibyigize nabi byose bigaruke biveho bize mu nzu y'Imana. Amen, amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Umugabo yakunaniye. Ntabwo usenga. Nisifupembe. Akunanira atese ubana n'abantu bafite amavuta. Upepe w'umutima wanje ungana wangwana amavuta. Agaciro ni amavuta. Umugore yanze ati. Ati mukazi akana nishaka na bwana. Ufite amavuta. Uregeka. Tugira ibihe byiza Nzongana na beze na tani yabu ni ngatipembera. nukuri Imana ibaho umugisha Ambuye abadaize kwa mbili. kandi kugira no gushima Imana kuko ari cyo yakoze. Sayamika Mungu kulivamina na tutapalirezi. Buriya bimenyetso bizerekana ko ukorera Imana cyangwa uri kumwe n'Imana. Uti mukazizibizo cyoko zizote uri na Mungu wakela muri bonse na yebe. Nuko igenda igukubitirira ikubera Afunika akumenyera zamene zikuvuta. ikagenda ikwibutsa n'amasezerano Afunika kwenda tubanzira akukumbusa na mapromises. bituma umuntu akomera mu rugendo. Simalengesa muntu kunimba mulendo wenda kumwamba.